akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buhembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Twishimiye kubana namwe. Nitwa Nzungu Gadi. Tugiye kuganira hamwe iby'iyobokamana birebana n'uyu mubiri, gufata neza umubiri n'ubwenge bwacu. Reka dusenge. Turagushimiye Data wa twese, uburinzi bwawe bubanye natwe. Aya ni amahirwe yo kubaho uduhaye, izina ryawe nirihimbazwe. Tugiye kwiga ijambo ryawe nk'umujyanama ukomeye ku isi, biduha kuryemera, kuryakira no kuryizera. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Kuko tumaze kuvuga, dufite ubutunzi bubiri tugomba gufata neza, ni umubiri n'ubwenge, cyangwa se umubiri n'umutima. Akaba rero uyu mwanya dufite gahunda yo kuganira kuri iyo ngingo ikomeye. Mu Migani 4:23 hatubwira, ndetse uhereye ku murongo wa 20, Imigani 4 hatwereka ibyo tugikwiriye gukora nk'abarinzi. Mwana wanjye, ita ku magambo yanjye, tegera ugutwi ibyo mvuga, ntibimve imbere y'amaso yawe, ubikomeze mu mutima wawe imbere. 22 kuko ari byo bugingo bw'ababibonye, bikaba n'umuzemuke w'umubiri wabo wose. Tukiri muri iyi si, aho uri n'aho mba, aho ukorera n'aho nkorera, ibyo tubamo n'ibyo twese dukeneye ubutaraga n'ubugingo bw'umubiri. Dukeneye umubiri wirengera, tugakenera umubiri wirwanaho, tugakenera umubiri wibeshaho, akaba kandi twabigiramo uruhare twebwe ba nyirawo bawutunze. Tukaba ibisonga, abarinzi bizewe kuri uyu mubiri. Mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu cya mbere, haranditse paji ya 51, dukeneye abantu bakiri bato bafite ubwenge, baha agaciro ubushobozi bw'ubwenge Imana yabahaye, kandi bakabutoza mu buryo bwitondewe. Urukumva ko ubwo ku isi, iyo ushaka abakinnyi, iyo ushaka abakozi, iyo ushaka abakunganira, iyo ushaka abaguha inama, byanze bikunze ushaka bafite ubwenge n'abanyembaraga. Imana nayo ntabwo ikeneye ibigwari, ntikeneye ibigoryi, ntikeneye ibitandame, ntikeneye abaswa, ntikeneye indangare, ntikeneye abatesi, ntikeneye abanebwe. Dukeneye abantu bakiri bato bafite ubwenge, bagaha agaciro ubushobozi bw'ubwenge Imana yabahaye, kandi bakabutoza mu buryo bwitondewe. Ubwo bushobozi butezwa imbere no kubumenyereza, kandi niba gutoza umutima bitirengagijwe, imico nayo izaba myiza. Urumva ko umutima ari ikintu gikomeye. Hakeneye ubushobozi butezwa imbere. Umuntu akamenya nk'uko amenyera kwiruka, akamenyera kwikorera, akamenyera kuzamuka, akamenyera kwasa, akamenyera kwandika, akamenyera kuvuga. Niko Imana ishaka abantu bamenyereza ubwenge bwabo, kwiga, gutekereza, kwibaza, gufata imyanzuro, kugira ingamba, kubaho ufite ibyerekezo. Yarangiza iyo mbese bukaba ubuzima bufite intego, itari iyo kurya, itari iyo kunywa gusa no kwambara, itari iyo kuzerera, itari iyo amatakaragasi,
ahubwo abantu Imana ikeneye ko batubitoza ni ubwenge, ubwo bushobozi butezwa imbere no kubumenyereza, kandi niba gutoza umutima bitirengagijwe, imico nayo izaba myiza. Uburyo bwo kwivugurura buri mu biganza bya buri wese. Ko Imana yaturemye ntabwo dutandamye, twakuza intekerezo, twakongera ubushobozi, twakongera imbaraga, twakongera ubwenge, twakongera ubumenyi, twakongera ubuhanga. Umuntu wese ko Imana yamuremye neza. Ntabwo bivuze nk'uko wavutse, uko iwanyu hari hameze, ko bari bateye so na nyoko, ubumenyi bari bafite ngo wibwire ngo nicyo kivi wagarukiraho igihe cyose wateza ubwenge bwawe. Icyakora wateza imbere ubwenge bwawe, icyakora urangaye wagera ku bumenyi buri hasi y'ubwo bari bafite. Niyo mpamvu umuntu ukunda kandi akubaha Imana by'ukuri, agashishikazwa n'umugambi umwe wo gusohoza ubushake bwayo, azashyira umubiri we, intekerezo, umutima, ubwenge, imbaraga ze ku murimo w'Imana. Twakwibaza tuti mbere umurimo w'Imana ubahe? Uba muri wowe iyo wigiriye neza, uba mu bandi iyo bagobotse, uba mu bandi iyo ubunguye, iyo nawe witunganyirije uba warangije umurimo w'Imana. Niyo mpamvu umurimo Imana yaduhaye uri mu bantu abamaramaje guhuza ubushake bwabo n'ubushake bw'isumba byose, bagomba kumukorera no kumunezeza muri byose. Bityo imico yabo izahamya n'Imana, izahagarara neza, ishikame, ituze kandi itungane. Bityo imico yabo izahamanya n'Imana, izahagarara neza, ishikame, ituze kandi itungane. Urumva ko ubwo kurinda umutima ni ikintu cyiza gikomeye cyane. Kimwe mu bintu rero twashatse kunyuriramo, turavuga bike cyane ku bintu bikomeye twashaka ko buri wese yakumva kandi akanasobanukirwa. Bwa mbere, Imana yashatse ko umuntu arya, ishaka ko umuntu aruhuka, ishaka ko umuntu akora, ishaka ko umuntu ashyingirwa. Wenda nitaye gusa kugukora, reka mvuge nti iyo umuntu akoze kawumva icyo bimara. Gukora gusa konyine ubwabwo gusa, guterura, kwihuta, gukora, gukurura, kwasa, gutekereza, kubaza, guhinga, kubumba, bimaze iki? Haranditse hagira hati, ni igitabo cyitwa La Guérison Divine, paji ya 16, l'exercice augmente l'efficacité du cœur. Iyo umuntu akora, iyo umuntu umubiri w'inyagambura, iyo agenda se, iyo yiruka, iyo yikorera, byongerera ubushobozi umutima we. Ntabwo umutima uhora ukombagatanye, ntabwo ibihaha bihora bisa naho biboshye. Fortifie muscle cardiaque, imihore y'umutima igira imbaraga. Ni ukuvuga ngo niba ushaka gukora, jya umenya neza ko imihore y'umutima izagira imbaraga. Le cœur pompe plus de sang à chaque battement. Icyo gihe iyo umuntu akora, amaboko ye ayakoresha, umutima utera amaraso mu gihe ahagije, kuko umuntu ntabwo aba yifumbase. Il peut faire baisser le rythme cardiaque. Gukora bishobora gutuma guhumbaguriza k'umutima kwagabanuka. Un cœur plus fort et plus efficace bat moins que celui d'une personne inactive. Umuntu ukomeye kandi w'ingirakamaro, umutima utera neza kuruta umuntu w'inyicazi cyangwa ahora wicaye. Par exemple, nk'icyitegererezo, si le rythme cardiaque passe de 70 à 60 battements par minute, niba mu munota umwe ari ngombwa ngo umutima utere kuva kuri 70 kugeza 60, 10 battements par minute, bikaba bigaragara ko ari gukubita inshuro 10 ku munota. Le cœur s'économisera 14 000 battements par jour. Bigaragara neza ko umutima utera neza uzagera ku nshuro 14,000 ku munsi. Bigaragara neza ko umuntu ukora umutima utera neza. Bizabyara iki rero? Ntabwo ndi bujye nkurikirana kandi le vaisseau sanguin augmente en nombre et en taille. Iyo umuntu akoresha amaboko, imitsi mito cyane iriyongera buri munsi ikaba myinshi kandi ikaba na minini. Ngaka akamaro ko gukora. Ntabwo turi bujye dutinda kubarangira. Ako niko kamaro ko gukora, cyane cyane ku mutima. Niyo mpamvu
witaye cyane kuri iyo ngingo wasanga harimo byinshi cyane. Byabyara iki rero? L'exercice normalise la pression sanguine que ce soit vers le bas ou vers le haut. Gukora cyangwa se imyitozo ngororangingo igituma imitemberere y'amaraso yaba ije mu mubiri n'igaruka mu mutima ituma itembera neza ikagenda kuri gahunda yabigenewe. Nguko akamaro ko gukora, ngiyi impamvu abantu bagomba gutinya ubunebwe. Twarakomeza ati l'exercice ralentit le processus de vieillissement. Iyo umuntu akora bikereza ubusaza, itoto rihoraho, bitewe n'uko serire ziba ziri mu mubiri zitangira kubaho, maze yarangiza uko zishaje zigasohoka bitewe n'ibyuya. Ariko iyo udakora zigusaziramo, noneho bigatuma upfunyarara, bigatuma uhindagana, bigatuma uhindana, bigatuma uba mubi, bigatuma wijima, bigatuma amaraso ahorana asa n'azambye, amazima n'ameza n'ashaje yose agahurirana. Il améliore les performances dans les activités quotidiennes. Ubundi gukora biragenda bituma imikorere ya buri munsi yiyongeramo imbaraga. Hepfo harakomeje hagira hati l'exercice facilite la digestion. Gukora biragenda maze bigatuma igogora rikora neza. Une marche rapide après le repas. Iyo umuntu agenda yihuta kandi ku rugero rwiza akimara kurya, la tête haute, yemye, les épaules bien dégagées, kandi intugu atifumbase, fait de merveille. Bimukorera ibitangaza bikomeye cyane. Uwo ni umuntu umaze kurya. Niyo mpamvu abantu barya hakiri kare bafite amahirwe yo kumererwa neza kuko batembera. L'exercice permet de garder un poids idéal. Iyo umuntu agira imyitozo akaba akora, bituma ibiro bye bihora bihagaze neza. Nitrope. Ntabwo byaba byinshi cyane ngo bikabye, nta nubwo byaba bike cyane ngo bibe inyaranga cyangwa se nabyo bikabye. L'exercice stimule le système immunitaire et accroît la résistance aux maladies. Ni ukuri iyo umuntu akoresha umubiri bijya byongera ubutaraga kandi bikongerera umubiri kushobora kurwanya indwara. Bivuga ngo iyo ukora imyanda myinshi iratakara, iyo ukora amasukari meza ashaje aratakara, iyo ukora imisazire y'amaraso avamo, iyo ukora amazi mabi avamo, uhorana ibintu by'itoto mu buzima. Niyo mpamvu l'exercice diminue la tension, permet de se relaxer. Arega imyitozo y'umubiri, gukoresha umubiri biragenda bigabanya umuvuduko w'amaraso, maze bigatuma umuntu aruhuka neza. Nibyo mpamvu niba ushaka kumenya neza icyo umubiri wabona umuntu nyirawo akora, ni uko uyu muntu byamukingira indwara y'umutima. Ubwo ni umutima ubwawo nk'umutima, hypertension, umuvuduko w'ikirenga w'amaraso, ubwo ni mu mitsi, l'obésité, ni umubyibuho, ubwo ni mu mihore, l'ostéoporose, byarangiza byatuma amagufa atamungwa, le diabete, byatuma utarwara diabete. Ngicyo ikintu cyiza kandi kigufi dukura mu gukoresha amaboko. Ni bibi guteta, ni bibi kunebwa, ni bibi guhora wicaye, ni bibi gukunda imirimo yo kwicara gusa, ni bibi kudatembera, ni bibi kudafata guhora mu ngendo gusa z'imodoka n'indege. Ahubwo ukwiriye no kwiga gukoresha amaganga bawe ari bo maguru yombi, uburyo no kw'ibumoso, maze umutima ugatera neza, indwara ziwufata zo kubyimba, zo kuziba, zo gutoboka, zo kubamo amazi, ibyo byose bikavaho. Hypertension yarangiza umuvuduko w'ikirenga ukarorera. Ngaya amahirwe, umubyibuho ugahagara ku rugero rukwiriye, amagufa yacu agakomera. Améliore, gukora bitera la qualité du sommeil, la digestion, le moral. Abantu bakora n'amaboko yabo bagaterura, bakagenda, bakikorera, bakihuta, bakasa, bakunama, mbese ibyitwa kwinyagambura ku buryo bwose bwakoreshwa kandi harimo imbaraga nyinshi. Bituma abantu basinzira neza, igogora ryabo rigenda neza, kandi bagira ubwenge buzi gushyira kuri gahunda. Reka Imana iturinde ubunebwe, reka Imana iturinde uburangare, reka Imana iturinde umuteto, reka Imana iturinde kuba inyicazi. Kandi umuntu wese amenye neza ngo ni ukuri mwana wanjye mu magambo yanjye, bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufa yawe. Imana ibiduhere mu izina rya Yesu, amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose
buhembura imitima yari yarahabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose. Ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.